ndashimira ubuyobozi bw'itorero bwashimye ku uyu munsi mboneka ahangaha nk'uwo bifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Nababwiye amazina y'Indayisaba Robert. Burya itorero ryacu rigira gahunda. Gusubira mu myirondoro ntabwo ari kugira ngo mumenye neza, ahubwo ni gahunda y'itorero y'ibiteye. Umuyobozi yabikomejeho, itorero nangwa se intara imbara kugeza uyu munsi wa none, intara ya Kanama, itorero rya Kanifurwe, aho ni Rubavu. Kumara imyaka itari hasi imyaka 2 n'igice, mukaba mwakwibaza bati se hagati aho ngaho umuntu yabaga urugo rwanjye rwabaga Kanama, njye nkorera muri uyu mujyi, nafite inshingano nahawe n'igihugu, nza kwimuka bavuza Musanze, naruhukiraga itorero rya Betesida, nayo intara ya Betesida hariya Musanze. Umuryango uza kwimuka n'ubundi muzana hano, ngo nari mvuye hanze ntabwo nari mu gihugu, nicyo cyatumye na gahunda y'itorero itihuta. Byaje guhurirana rero n'iki kibazo cya Covid, ntabwo habayeho kugira ngo twihutishe gahunda yo kugira ngo dusabe urwandiko rutwakira, ariko Imana yaratwakiriye mu izina rya Yesu. Kandi duha bene data n'abashiki bacu twishimira. Naravuga ntari niba muri Kanama, ese hari nzongera kubona bizera nabo muri Kanama. Ngeze Musanze nsanga naho abana b'Imana barahari. Mvuye Musanze ngeze Nyamirambo ndanezerwa. Noneho ngiye kugira umugisha umukuru w'intara watuyoboraga, ngiye kumva numva ngo yaje Nyamirambo. Imana nziza kandi ibihe byose. Pasa ngo ahantu heza kuruta ahandi naho Imana ikohereje. Muri ushobora kuva ahantu wumva wari utekanye cyane umeze neza, ariko aho ugiye Imana yabihisemo ukanezerwa birenze. Ubwo nshobora n'uko bababwiye mu biduha, hanejwe n'uko ubuyobozi bw'itorero bwifuje ku uyu munsi wa none mugana imbere yanyu tuganira ku rukundo rwa Yesu kandi ari gutanga amahoro. Tangiye isabato nimugoroba hano, twatangiye icyigisho cyiza cyane cyongera kudukangura kitwegereza umuryango. Numvise nanjye aho hantu ntajya kure yaho, ndavuga nti reka twinjire turebe ese ni iki gituma mu miryango myinshi amahoro yarabuze. Tuza kugura ikibanza hano, bakora invitation ngiye kuretira, barambwira ngo nta nyandiko y'ishyingirwa irimo. Ese ko mfite attestation? Ngo yego hari inyandiko y'amasezerano mwagiranye ivanga gutunga. Ngiye ku murenge nahoze watereka David, wowe ntabwo uri mu bitabo bya ate, ahubwo bya bitabo wazemo kera twaranagushatse turakubura, ngomba kuyoboka rero inzira y'amategeko akaba aribo bakurenganura. Ariko murabizi neza ko mwanshingiye. Bati turabizi ariko nta twiduhamiriza. Kandi mfite inyandiko nkagira amafoto muri mashine birimo atereka da. Ndebera ndaza, ariko icyo ndashaka kuvuga, abantu twakuriraga hano ni abantu bari gusaba ubutane. Noneho umunyamategeko arambwira ati se wa mugabo, wowe uraza gusaba inyandiko y'ishyingirwa umuntu umaze imyaka ingana iki abandi bari gusaba ubutane? None se urashaka ko gusaba ubutane nanjye? Ariko wari umurongo mugari tukigana. Waganira n'umugabo aho ngaho amaso yabaye ibishiri, ati ntari gushaka gutandukana n'uriya muntu kure, atubwiraniye amaso. Ikintu cyabuze ni cya kindi Yesu yavuze ngo mbasigiye iki? Amahoro yigeje nte? Ariko ntabwo bavuga bisi batanga. Umuntu wo mu isi hano araguha, ejo akongera akaguha kubera ko mukundanye, ku nshuro ya gatatu yabona nta kimuha, nta n'icyo ukora akakuvaho. Ejo ukaba umuntu ukomeye mu rwego runaka,
bakuyoboka bakagukunda bakabana bakagusura bakakugirira impuhwe waba wagize ibirori bakabyitabira ariko bakumva ngo kakazi bakavuyeho na telefone bakayikuraho wahamagara umuntu ntakwitabe kwibaza udahari ndarabuze wamuha mesaje ntagusubize ukibaza icyo mwapfuye ukakibona aho ugatangira kuvuga uti yabaye namagushoboza ahubwo ibyo yabaye ntagezane nkabimugarurira ariko umutima urimo Kristo ntabwo ari uguteye ntabwo ari uguteye urugo rero ndagira ngo dufatanye tujye inama tuyoboye ijambo ry'Imana ukuntu imiryango yacu umunsi wa none n'ejo hazaza hari icyahinduka biturutse mu ijambo ry'Imana. Nari nifuje ko turi buvugeho mu nshamake ariko noneho tukaza kureba icyatuma amahoro agaruka mu miryango nubwo ku ruhembe ari Kristo ariko none ku bamwakiriye hari inshingano kandi ziremereye ku mugabo n'umugore. Inshingano ziremereye ku mugabo n'umugore ariko zikoroha babanje kugira Kristo nyambere. Yesu yarongeye muri Yohana 16:33 arongera cya kintu gisubiramo cy'amahoro kubera ko yarazi ko twe ntayo dufite arongera ibyo mbabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge mu isi mugire ibibabaro ariko nimuhumure n'ibishe isi akomeza ikintu kigaruka igihe ambwiraga iyi gahunda naravuze nti reka tuzarebe izingiro ry'umuryango ese upfundikiye ngiye gusoma uruhare runini nsanga rushingiye ku mubyeyi w'umugore. Afite inshingano zagutse kandi ziremereye ngira ngo ntabwo turi burebe byose ariko turareba mu nshamake nkeya muri zo. Nari nifuje ko twaganira ku mugore mwiza tukazareba ku mugore mubi tukareba ku mugabo mwiza tukareba no ku mugabo mubi ariko ibyo ntabwo twabifata ngo tubihurize muri iyi saha tuba dufite iminota mike cyane bazi ndakomozaho gake ibindi Imana izabishakira umwanya utaha. Ariko mu gitabo cya Rengera ubuzima no mu nama zigenga itorero ndetse n'ibihamya by'itorero volume ya mbere ukajya no mu gitabo cy'uburezi nasonzanije amagambo make ngira ngo nze gusubiramo mu kanya gato mwumve inshingano umugore mwiza afite mu rugo ndetse ukaba rwatengeza rukagira amahoro aturutse ku Mana kandi urwo kwifuzwa na bose. Reka mandisoma amagambo make ari kuri page ya 48 kuri muri iki gitabo cya Rengera ubuzima ni umugabane wa kabiri ngo umubyeyi w'umugore akenshi areba umurimo we nk'aho udakomeye. Igihe cyose kiba agishaka ko akora uturimo tumubabaza cyangwa se tumubuza kwihangana gushyiraho umwete wose kwitegeka ubwenge n'urukundo rutikanyiza nyamara ntashobora kwirata ko yageze ku bintu bikomeye yibwira ko ntacyo yakoze ariko siko bimeze. Abamarayika bo mu ijuru
bareba intwaro bareba imitwaro yikoreye. Izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Umugore umeze atyo. Ndasimbuka gato. Hari igihe uwo murimo bawufata nk'umurimo woroheje. Mu nama z'ibitorero baranyura baravuga hano ngo umwami wicaye ku ntebe y'ubwami ntafite umurimo w'icyubahiro uruta uw'umutegarugori. Mwabyumvise? Umwami wicaye ku ntebe y'ubwami ntafite umurimo w'icyubahiro uruta uw'umutegarugori. Umutegarugori ni umwamikazi w'urugo rwe. Afite imbaraga zo guhindura ingeso z'abana be kugira ngo babe bakwiriye kuzahabwa ubugingo bwera buruseho kandi buhoraho. Nta marayika wasaba umurimo w'icyubahiro uruse uwo, kuko igihe umutegarugori akora atyo aba akoreye Imana. Akwiriye rero gusobanukirwa agaciro k'umurimo we maze akambara intwaro zose z'Imana kugira ngo babashe kurwanya ibishuko bituma abantu basa nabi. Umurimo we ni uw'igihe kirekire kandi uzahoraho. Imana ni nziza. Babyeyi muri hano ndagira ngo basabe kumenye ko mufite inshingano ikomeye. Icyo nashakiye kugira ngo twumve iki ni uko iyo ukomeje gusoma ibi bitabo usanga abantu bagiye baba abayobozi babi ndetse bakamenesha abaturage babo, abandi bakarya za ruswa bakabyokoza abaturage babo, bagiye bava ku babyeyi babi. Ibyo bigatuma noneho n'igihugu gihura n'ibibazo bikomeye cyane. Ibyo bigatuma n'itorero naryo rihura n'ikibazo gikomeye. Ariko dufite ababyeyi bigisha abana bakabatoza kubaha Imana, ndagira ngo babwire ko itorero ryacu ryaba ryiza kandi rikaba rizima. Ya mahoro dushaka twayabona. Kugira ngo tuvuge ku mubyeyi uko abagabo nubwo inshingano zabo nazo zagutse, ariko twumve gato ku mubyeyi w'umugore icyo bamuvuzeho hano. Barasobanuye mwiyereka Imana yakwiye umugore mu mugabo ngo amube umufashe. Ni umugabo ari mu buryo bwo kumara irungu, kumunezeza no kumukomeza. Umugore arakenewe mu kurema umuryango. Niya magambo nari maze gusoma muri cya gitabo. Ni nyina w'abana ushinzwe kubarera no kubarera imico myiza. Ni icyungo gihuza umugabo n'abaturanyi. Ni urwego rw'ubutunzi bunyurira hamwe bugere ku bantu ku bintu bifitiye akamaro umuryango n'abandi. Nk'uko inkomoko y'umugore ari ku Mana n'imico myiza ikomora kuri yo. Ayo magambo tuyasanga mu gitabo cy'Imigani 18:22. Ntabwo Imana ikurambagiza ngo iguhe mu iyerekwa cyangwa mu nzozi, ahubwo umugore wemeye kuyoboka amabwiriza yageneye abagore bubaha Imana, iyo umubonye umuhawe n'Uwiteka. Ndagira ngo ufite ikaramu n'urupapuro yandike ibiranga umugore. Nyemera 10 ngiye kunyuramo nihuta kugira ngo mubyumve neza. Icyambere, yubaha Imana n'umugabo we. Wa mugore mwiza yubaha Imana n'umugabo we. Icya kabiri, agira umwete ku mirimo myiza. Icya gatatu, azi kugaburira ku gihe, azi no gushaka ibikenewe. Azi kugaburira ku gihe, azi no gushaka ibikenewe umuryango ukeneye. Icya kane, akunda gufasha abarusha ubushobozi. Akamenya ngo
abaturanyi banjye harimo umuntu wambaye ubusa, abavandimwe b'umugabo wanjye ab'iwacu hari uwaramutse nabi kandi njye naramutse, akumva ko icyo yaramukanye yagisangira n'abavandimwe. Icya gatanu, amenya kubana neza n'abaturanyi. Icya gatandatu, yita ku bashyitsi akabagirira neza. Ikindi gikomeye, karindwi, azi kwifata mu magambo. Amagambo murayaza mu Migani 17:27. Umunani, yihanganira ubukene n'igihombo. Icyenda, ubukene n'umutera isumba no kwishyira hejuru. Icya cumi, aharanira ibyakubahisha umugabo we. Umugore umeze atyo, hepfo baravuga ngo abagore ntabwo nibo bubaka ingo nziza kandi zikomeye. Imigani 12:1. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, afite agaciro karuta k'izahabu n'ibindi byose abantu bimeze imbere. Umugore nk'uyu ntazateshwa agaciro n'umurimo nk'uwo, kuko ari wo murimo wera kandi wo hejuru ashobora kuzuza. Mbega icyitegererezo mushiki wacu ashobora kugaragariza abasaza be binyuze mu myifatire ye. Ashobora kugira icyo amarira imico yabo, amasengesho ye, ubwitonzi bwe, urukundo n'ibyo biha agaciro kamere y'imirimo y'abantu. Mushiki wanjye, ntushobora kugeza ku bandi iyo mico y'agaciro kandi iboneye niba we atayifite n'abo atarabanje kwigira. Umugore uteye atyo, ufite iyo mico myiza, agaragariza umugabo we n'abo mu rugo, ndetse akagira aho asagurira abaturanyi, bigafata umuryango hirya no hino. Uwo mugore aho kumuhungabaza bamugana, acumbikira abashyitsi, abana neza, azi gutanga amayabo. Ndagira ngo mbabwire ko urwo rugo baririmba amahoro. Bagerageje kutubwira abagore b'intwari batubanjirije mukwiye gufatiraho urugero. Kahute se iriya mbere kuvuga ahari ntabishobora. Hari ababishoboye kandi bagera b'intangarugero ku buryo babyaye intwari zibera Imana irahemuka. Ijambo ry'Imana riduha ibyitegererezo by'abagore beza babereye imigisha imiryango yabo n'isi yose. Nubwo batatabaye ngo bajye mu ntambara, ariko babyaye intwari barazigera zihesha icyubahiro izina ry'Uwiteka. Batanze urugero kuri nyina wa Mose, yabaye intangarugero mu burezi, yigishije abana be kubaha Imana, amutoza amakenga no kwiyanga no kwitangira abandi. Iyo usomye mu gitabo cy'uburezi babivuye munsi. Ntabwo ibyo yamutozaga ntabwo byari byo kugira ngo azacuruze yunguke abeho agire imibereho myiza, ahubwo yamucengejemo kwitangira abandi no kubaha Imana ishobora byose. Yamweretse ibyitegererezo biteye akaga bizaba bimugose, amukorera ibirenze ibyo yakoreye abandi bana. Yamucengejemo gutinya Imana, gukunda ukuri no gukiranuka. Yasabaga Imana akomeje ngo izamurindire umwana kononekara kwabaga ibwami. Yahishuriye umwana w'ubugoryi no kwandura byabaga by'abasenga ibigirwamana. Amwigisha hakiri kare kumenya kwiyambaza Imana ngo ijye imugoboka. Ijye imugoboka mu gihe cy'akaga. Yokebedi yamaranye uwo mwana imyaka 12. Uwo mwana ava mu ivumbi ajya mu nzu ya cyami, ashyira umukobwa wa Farawo, amurera nk'umwana we. Icyo nshaka kugira ngo twumve hano, baravuze ariko ibyo Mose yigishijwe mu bwana bwe ibyigeze bimuhanagurika mu bwenge bwe, ahubwo zahindutse zo kumurinda ubwibone n'ibibi by'abasenga ibigirwamana. Yagize ahantu ngo biboneka mu bwami bw'intangare. Hana nyina wa Samweli yari umugore ufite kwizera gutuje. Ntabwo umugore ufite kwizera gutuje ntabwo azagirana amakimbirane n'uwo bashakanye, ntabwo bishoboka. Ntabwo azagirana amakimbirane n'uwo yabereye umuyobozi, nangwa se aho
bakorera ngo abere umutwaro wo bakora oya yari umugore ufite kwizera gutuje yari afite kwera kugurumana yihanganiye inyuro n'ishyari bya mukeba we yamenye gutega amakiriro ku Mana yari azi kwiyumanganya ndetse afite n'ibintu byifuza hari igihe tugera mu bibazo kwiyumanganya bikagenda bikatunanira ariko uyu mugore kubera ko yari akenyereye kuri Kristo yari azi kugeza ate yari azi kwiyumanganya hari ikintu yakoze gikomeye musanzwe muzi ngo buri mwaka hano nyina wa Samweli yamudoderaga agakanzu akakamujyanira ishiro we n'umugabo we bagiye gusenga muri utwo twenda twe duto k'urwibutso rw'ukuntu nyina yamwitagaho buri kadodo kose kaherekezwaga n'amasengesho ntiyigeze amusabira icyubahiro cyo ku isi ahubwo ngo abo wera uwiringirwa uwita ku ngorane z'abandi amwifuriza gukomera gukomeranya kuri gushingiye ku guhesha Imana icyubahiro no gukorera ibyiza bagenzi be Hana yabonye ingororano ikomeye icyitegererezo cye kirimo inkunga ikomeye ku umubyeyi wese utekereza nangwa se agatekereza ku nshingano Imana yamuhaye ni icyitegererezo cyiza hano uwaje wa gatatu n'abigaye muramuzi nawe yari umugore umunyabwenge washingiwe ikigori niko bibiri bivuga ntabwo ari bivuze ubwenge bwe bwamubereye ubwugamo bukiza ibye nabi yari azi kwifata neza no kuvuga neza yihanganiye ubukire n'ikigoryi yari afite ubwenge buzi kureba kure yatesheje Dawidi icyaha cyo kumena amaraso aya magambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli 25 32 ukageza 34 naho Sara mukaburahamu yubaha umugabo we akicisha bugufi imbere ye akamufata nk'umutware ese wubaha umugabo wawe ukamufata nk'umutware hari igihe bavuga ngo umugabo n'umutware ukabona ntabwo umugabo we ntabyiyumvamo neza ndetse n'umugore ntabyakira ariko ni umutware kuko atabyihaye ni umutware udakwiye gutwaza igitugu ni umutware udakwiye gukopera ngo arebe ngo executive yo kagaratwara cyangwa nawe ari gutwara umuryango we oya biratandukanye ukwiye kumenya ko barasobanuye mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 3 baravuze ngo umugabo n'umutware nangwa se n'umutwe w'urugo umutwe nicyo cyicaro gikuru kandi gikomeye cy'imikorere y'umubiri w'umuntu wese icyo umutwe umariye umubiri nicyo umugabo mwiza asabwa kumarira umuryango we icyo umutwe umariye umubiri nicyo umugabo mwiza akwiye kumarira iki umuryango mugabo n'umutware n'ubundi biboneka muri Petero ya mbere 3:6 umutware agomba kuba ari umuntu ufite ubuhanga ubugenzuzi igenamigambi byo kuyobora neza aho ashinzwe niwe ushinzwe gutunga be no kubatunganyiriza agomba kuba akuze mu mubiri no mu bwenge utuntu dutatu tw'ingenzi afite gahunda azi gufata imyanzuro afite n'ubwitange ndagira ngo umugore tumaze kubona n'umugabo tubonye none ahangaha baramutse bahagaze bakiga babizi ukuri ko n'itorero ryacu ryaba rihagaze neza hari akandi kagingo ka gatatu tutajya twitaho ko kumenya ko umugabo ari umutambyi w'umuryango we ugasanga imiryango myinshi gusenga mu gitondo na nimugoroba turabikora mu buryo bwo guhushanya nta gahunda tugira kandi nagira ngo mbabwire uko
igakorera abayiterekera ibyo bayisabye. Imana yo mu ijuru yo irushirizaho abana bayo. Tukwiye kumenya ko niba abanyabenge rero bazirukaho, abahisemo Imana tutahisemo nabi, kuko igihe kizagera nyabindi byari birangiye, ariko Imana yacu izahora iteka ryose. Pastor umwe ajyana na Busha bajya gusura abaturage, maze mu gihe bari bageze mu baturage ngo abona nta muntu n'umwe wamutakaje ijisho amureba, bose ngo bitegerezaga Busha. Arangije ngo mu mutima ariburanye, ariko burya abana b'Imana dusurutse bene aka kageni, maze ngo yumva ijwi rimwongorera rimubwira ngo pastor icyubahiro cyawe ntabwo kiri mu isi, ahubwo nukomeza uyu murimo ugakiranuka ukagira kwizera, ufite icyubahiro cy'iteka ryose. Atari ko uyu mugabo muri kumwe Imana ye n'igihe gito. Mwari muzi ko dufite Imana y'igihe cyose, ariko nubwo turira tugashyingura iwacu turira, ubu turi mu cyunamo, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi byose bifite iherezo. Turi kwiga ku masezerano y'Imana, ayo masezerano azasohora, ahubwo hahirwa bihangana. Umugabo n'umutambyi muzabisome mu Kuva 28:30. Umugabo n'umutambyi muzabisome muri Timoteyo wa mbere 2:5. Umugabo n'umutambyi muzabisome mu Baheburayo 9:11, 7:24-27. Umugabo n'umutambyi muzakomeze mu bisome muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 5, n'urwa mbere rwa Samweli igice cya mbere umurongo wa 4 biza kwa 21. Aho ngaho hose uzahasanga icyo ubutambyi busobanuriye ku mugabo, ngo n'uyu munsi wa none nubwo basesereza batwereka uko abatambyi bari bameze, uko bari bahagarariye Imana n'icyo byasuraga, barongera bakavuga ngo uwo murimo ntabwo wigeze wamburwa ubutambyi cyangwa se umutware w'amurwo kugeza uyu munsi wa none. Umuryango w'amarayika bishimira kubamo n'uwo Imana ifitemo ubutegetsi bw'ikirenga, aho abana bigishirizwa kubaha iyobokamana, Bibiliya n'umuremyi. Imiryango nk'iyo ishobora kwiyitirira iri sezerano. Abanyubaha nibo zubaha, ariko abasuzugura bazasuzugura. Kwa mbere wa Samweli igice cya 2:30. Iyo se w'abana asohotse imuhira agiye kuzuza inshingano ze za buri munsi, abakorerwamo n'umwuka w'ubugwaneza no kuyoboka, aheshwa n'isano afitanye n'Imana. Ni umukristo utagaragarira mu byo yizera gusa, ahubwo abigaragariza mu bucuruzi bwe no mu byo akora byose. Akora umurimo we akiranutsemo, asobanukiwe Uwiteka amuhanze ijisho. Turi ku kigo kitubwira ngo kuki amahoro yabuze mu muryango, tukongeraho ni uko twayahawe tukanga kuyakira. Muri Yohana 14:27 mbasigiye amahoro muri Yesu, amahoro yanjye ndayabahaye, ati n'icyakora simba nk'uko bisogeza bateye. Barakomeje tugiye muri Matayo, barandika Matayo 5:9 ngo hahirwa abazana amahoro mu bantu, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abazana amahoro mu miryango. Kristo ni umwami w'amahoro. Ayo magambo aboneka muri Yesaya 9:6. Kandi umurimo we ni uwo kugarurira abo mu isi ndetse no mu ijuru amahoro yangijwe n'icyaha. Nuko rero ko twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Tubisanga mu Baroma 5:1. Umuntu wese wiyemeza kwanga icyaha no gukingurira umutima w'urukundo wa Kristo ahinduka umwe mu bafite amahoro aturuka mu ijuru, kuko abafite ahavoma.
mu mitima, bunesha urwango, bohosha amakimbirane, maze bukuzuza urukundo mu mitima y'abantu. Habandi babandi babuze amahoro, babandi bari gushaka ubutane, iyo bakinguriye Kristo mu kanya bava mu byo bari barimo maze bagahindukira. Abana bari babuze ababyeyi bakababona, ndetse n'igihugu cyari gitakaje kikongera kikabona abantu. Itorero ryari ritakaje rikongera rikabona abantu bazima. Ni bangahe bari hano bafitanye amakimbirane mu miryango? Ndagira ngo mbabwire ko nta handi ushobora kubonera umuti usibye muri Kristo. Ntabwo ari mu bintu, ntabwo ari mu bintu, ahubwo nta handi muri Kristo Yesu. Umuntu ufitanye amahoro n'Imana kandi akayigirana na bagenzi be ntashobora kuba umunyacyaha. Agomba asubira hejuru. Umuntu ufitanye amahoro n'Imana kandi akayigirana na bagenzi be ntashobora kubura ubuhamya namba se kumuhamya. Nanditse nabi hano, ariko icyo bashaka kuvuga ntabwo ashobora kumuhamya. Niba mwamugiriza umwanya mu mutima we, umuntu ugendana n'ubushake bw'Imana, ugira amahoro yo mu ijuru, kandi uzakwiza imigisha yayo y'ayo mahoro ahamuzengurutse hose, umwuka w'amahoro uzamera nk'ikime mu mutima urushye kandi uremerewe. Abayobozi ba Kristo batuwe ku isi bafite ubutumwa bw'amahoro. Kristo ajya kubahagurutsa ngo abatume, yabanje kubacura. Amaze kubacura abaha imbaraga y'Umwuka Wera. Amaze kubaha imbaraga maze arababwira ngo ngaho muhaguruke. Kandi muzi ko ayo mahoro igihe yatangazaga barabyumvaga. Muribuka igihe yasubiraga mu ijuru ukuntu basigaye bitegereza Kristo aho aciye barira ndetse bahangayitse. Kristo akohereza ingabo zo mu ijuru zikamanuka zikaza guhumuriza bariya bagabo, zikababwira ziti murababazwa n'iki kimuhagaritse imitima? Kristo mubonye agenda, ko mubonye agenda niko azageza ati niko azagaruka. Bahawe imbaraga n'amahoro byo kujyana batuyize. Impamvu rero mubona amahoro yabuze hirya no hino, yenda abantu tukavuga ngo dufite umutekano, nta sasu rivuga, nta mabuye, ariko hari intambara ziri mu ngo, hari intambara ziri mu bantu batandukanye, hari intambara ziri mu bantu bari hirya no hino, hari ukutanyurwa kw'abantu bari mu myanya runaka bumva bakeneye kuzamuka. Ibyo bikababuza amahoro, bakumva batagomba gusinzira batageze aho bagomba kugera. Ibyo ngibyo bakibeshya, kuko icyo Imana yakuvuzeho uko cyagenda kose kirasohora, ukaba kwifuza umwanya utazigera wicaramo. Reka rero dushaka amahoro tuva ku Mana, niyo azatuma imiryango yacu itekana, kandi noneho n'abafite imyanya hirya no hino bakora bakagira umutekano mu byo bakora, bakabona n'inyungu. Ibyo mbabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye, mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Twihutire mu Baheburayo, tujya mu Baheburayo, naho Baheburayo 13:20 baranditse ngo nuko Imana nyiramahoro. Imana nyiriki ntabwo baturangiye abakomeye bo mu isi, ntabwo baturangiye ikindi kintu gishobora gutuma tubona amahoro, ahubwo baratubwira ngo nuko Imana nyiramahoro niwe nyirayo. Nuko Imana nyiramahoro yazuye umutahiza w'intama ari we mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano y'igiteka ryose, abatunganire bose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka, ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo kubwa Yesu Kristo. Icyubahiro kibe cye iteka ryose. Nuko nyiramahoro.
ndi gusoza pastor ari hano twabanye muri ya chapter umuyobozi nigeze muri amahoro hafi amezi agera muri 5 kandi ayo mahoro nyabura ndagira ngo mbabwire mutazagira ngo abasenga ntabwo ibyo bitero bizabagira ngo bibabuze amahoro ahubwo n'utera uzamenye ko by'ukuri Imana iri hafi ntabwo Satani yaterwa yanga igihe cyose umwanzi agabitera umwanzi we nubona bagerageje rero uburyo ushobora kwegera Imana umenye ko burya Satani nta kindi ari guhiga umuhungu wa Yesu n'umukobwa wa Yesu. Muri ayo mezi pastor Nyarabigwi n'uwo pastor yasimbuye yanyureje ahantu za Murambi hari amateraniro zone yateranye rero pastor reka mongere mwibutse hari ahantu tugira amateraniro ariko hakaba hari haje n'abantu basohotse mu itorero bari aho hantu benshi ariko hazamo abo bita intore ngo bagera muri 5 bashaka kugira ngo nibumbura mu byahishwe bajye mu itangiriro neza narengera ubuzima bazanye imigani ya Kristo mbese ijambo rivugirwa aho ngaho bajye baripfobya bakoresheje irindi kandi bo ntabwo batinyaga kubona uhagurutse ngo nujya kubona ubone n'inyuma hari amateraniro umuntu ahagaze ntabwo umubwire guhaguruka ariko bagahaguruka siyo ni gahunda y'Imana. Umudayimoni umwe yigeze akoresha umugabo aramubwira ati kugira ngo ubone amafaranga nuko ubasha gutanga nyoko wakubyara agapfa maze tukayaguha. Umuhungu ati ntabwo natanga mama, ati tanga sore, undi ati ntabwo natanga da. Niba ibyo bikunaniye rero ngiye kukubwira ikintu kimwe nikikunanira ndakwica ntakuva. Yari yagiye mu kaburi niho yari yatumwe n'umupfumu ko ari agomba kubarira iki impano y'amafaranga maze ngo kiramubwira ngo genda ujye muri katedrali ya Goma hariya padiri najya abwira abakirisitu ngo bahaguruke wowe ujye wicara maze nabwira abandi ngo bicare ngo uhagarare kandi ugende wambaye ikanzu ya padiri mbese akora ikinyuranyo kiri kubera amateraniro. Murumva uwo muntu wabagaje aho abantu bateraniye wasoma mu itangira akajya mu byahishuwe uwo muntu yabaga yabaye n'umwuka w'Imana. Iyo mwuka w'Imana ataragira mu muntu wameze nk'impumyi. Twagize amateraniro meza ariko tubanza gusenga mbwira abakuru b'amatorero banzawayo turagenda turasenga dusengesha ikintu ndavuga Imana niba ari wowe wemeye ko aya materaniro aterana uburizemo gahunda y'abariya bantu. Burya Imana ni igitangaza. Nasomye mu gitabo cy'uburezi ngo iyo umubuye mbere ufite kwizera uciye bugufi ngo uhurira n'uwo yandikishije ukomeje hepfo wanyawe ngo bingana n'uko Imana rero yabona ikiganza ikagukoraho. Nagiye gusoza muko ryazina korali maze kuririmba numva mfite imbaraga nta pfunwe mfite ryo guhagarara imbere y'iteraniro mvuge numva abantu ntabwo bakimpere kandi koko baboneka amabwiriza nta n'ubwo bahagurutse. Ibyo byababajije Satani kagiye gucya n'abaye ikirema banzana Kigali hano Kigali hano Nyarugenge biranga banjyana Faisal bati kereka bagutwaye Buhinde se ubwira amafaranga yo Buhinde ndayabona ariko dogiteri yongera ijambo ntazibagirwa ni umudogiteri bita Musa ngo kereka Imana yonyine ngo hari ibyo yatumusa wongera kugenda ngo ariko ngo abana b'abantu hano ngo nta bikoresho dufite bihagije byajya mu rutirigongo aho ngaho ngo uzongere kugenda wenyine ukiri ugendeye mu kagare. Se muri icyo gihe nari mfite amahoro ntabwo umudamu nashatse ntabwo yagombaga kugira icyo akora. Ababyeyi inshuti n'abavandimwe ntacyo bagombaga kumukorera. Noneho ntangira gushidikanya ariko ko byabaye mvuye mu materaniro ko ntashidikanya ko umugambi wa Satani hari Imana iri hehe. Byambiremera hafi ukwezi nta kintu ntegereje cyakora bambaye ibintu ijana bya paracetamol ariko wanyuma babwire ku
yahagurukiye gusubiranya hari harangiritse, yongera gusana imitsi, yongera kumpa guhaguruka. Imana yacu ihabishore. Bararemeza yari mu mavuna ku Gisozi, mbwira ngo nanjye munamuhamagaye kuko ntabwo nashobora gukanda telefone. Baranambikaga bakanterura bakanyagira, ariko ndashimira n'itoro ry'Imana ko ryambaye hafi. Iyo kanama ndi kubabwira baransengeye, baransuye, amakorali ya Gisenyi bakazamuka bagacomeka ibyuma hariya bakaririmba, umva ya mahoro yabaye ku mubiri mu mutima agenda ate. Nibwo yamuhezaga mesaje ivuga ngo ubwire amateraniro abizera bafashe Obedi muri ibi harimo, bamusengere arebe ko Imana yatabara kuko ari mu bihe bibi. Bararendeza ahita yongera yandika indi mesaje ayohereza y'ijambo riboneka mu Baroma igice cya 10:8. Hari amagambo avuga ngo ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye. Imana ni nziza kandi ibihe byose mureke tumenye ko iryo jambo ryegereye umuntu wese mu muryango, ngo ijambo rirakwegereye ndetse ngo riri mu kanwa kawe, ngo no ku mutima wawe. Iryo ni ryo jambo ryo kwizerwa. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ndagira ngo mbabwire ko iryo jambo tureke rya bindi abantu bajya gusengesha bakajya hirya no hino bajya gushaka agakiza. Iryo jambo ryatumye muri njye haka umuriro, numva umubiri wose umuriro uratse, ikintu cy'icyuka kirinjira kirasohoka, maze gisohotse ahantu hari imisonga mu ngingo hose, numva imisonga irahagaze. Ndangije none aho nari njyanye, urumva wanjye we yamaze kugenda. Burya ntabwo Imana ikora ibitangaza hari izindi mbaraga, ni wowe n'Imana. Numva umuriro urahagaze, ndavuga ariko Mana, ubu iri jambo ni ryo koko rigishije kurinda. Ariko ubundi ko tugenda tubwiriza ko kera wakiza ukazura, nanjye wavuye kuri uyu mubiri, yenda ukanyagura ntihagire umunyegura, nakwicara namara kwicara ukandeza umwuka, byonyine nkeneye kongera kugarurwamo ibyiringiro by'uko uriho, kuko nta mahoro ufite mu mutima. Ndagira ngo mbabwire twihuse, namaze kubivuga ni mu ndeguka, neguse ntabwo nashoboraga gushinga inkokora n'amwe mufate, neguse birakunda. Bikunze hari ikintu nari nasabye ngo nineguka ngo Imana inteze umwuka, ndangije nibuka ko nasabye nabi, ndavuga Imana umbabarire, nagusabye nabi nk'umunyabyaha, ntunyice ahubwo umpe amahirwe yo kubaho, aho nzagenda hose haba Nyabugogo haba Nyamirambo nzagenda vuba ko Yesu akiza. So Yesu ntiyadukiriza imiryango. Nicaye ubwo amarira ari kwisuka, ndavuga nti rero ngiye gushora ibirenge hasi mpagarare. Numva umutima umbwira ngo nuhagarare uragwa. Satani ntabwo ari kure y'umuntu wese, abashaka kugira ngo bagize igikorwa cyose cy'ineza y'Imana. Ndavuga nti mu izina rya Yesu ndatura nti ntabwo ni mubi, nshora ibirenge hasi mpagaze birakunda. Ndavuga nti ko igitangaza hari mu Yesu uri gukora ibi, ntabwo tubasha kumureba. Ubu ntabwo namureba n'amaso. Umugore wa mukuru wanjye azayibuka aho nari ndyamye, akubise urugi abona ndahagaze, yihuta aza kundanira ati Obedi arahagaze. Ndamubwira nti ntumurebe mufashe we tutagaragara. Mbona agize munsi yatangiye kurira, ndavuga nti wihira aho bakingura, akuraho urugi ndatambuka, nagiye kugera hanze, amazi ari kwisuka nk'uvuye gukora siporo. Ntizana intebe yicaye, akajya yitegereza cyane. Ndagira ngo mbabwire umunsi wo gutahira abantu bazatambara. Azana intebe yicaye, ndamubwira nti ntabwo ndi burare muri Kigali, ngomba kurara ntashye Rubavu, maze muri mahoko bakamenya ko Yesu akiza. Ntabwo ngo yakijije runaka, ahubwo ukavuga ko yagenje ate. Muri ibi gukiza aranyobora birampagije rwose, sinshidikanye muweze kuko njya nzibonaho. Imana igira imiryango mizima, Imana itanga amahoro ku bayobozi, Imana ihira iki cyiciro cy'umuryango muri Nyamirambo kibitabaza mu mitima y'abantu. Abari bafite gahunda yo gutandukana bamenye ko nutandukana n'uwo mwashakanye mupfuye
ubwo icyo gihe hari 2009 ntabwo bongeye gusubira Faisal Imana yacu yabucyura. Soma risoza turisanga mu Filipi 4:7. Garabu y'Imana yewe n'umwuka w'Imana arandika nuko amahoro y'Imana yahuje rwose ayi umuntu yamenye azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Reka dusabe Imana kugira ngo iduhe imbaraga mu miryango yacu. Dusabe Imana kugira ngo ihe umutegarugori ubwenge, ihe umutware w'ubwenge, kugira ngo babashe kuzuza inshingano za itorero ry'Imana y'abazima muri ibihe biheruka. Ndetse iyo ngo bimeze bityo n'igihugu kiba cyungutse, kiba kibonye abayobozi beza. Imana ibishoboze buri wese waje hano kandi iduhirane n'imiryango itaba muri kwiza mu izina rya Yesu.